ese mukuru waje kundebera ibyo nasaza ku meza inzara kinyishera biriya biryo se ko ku meza ko nabonye hariho isahane yambaye ubusa biriya biryo niwe wari wabishizeho ariko naraye numva imbeba ziri kubikinagiraho wenda hari igihe nazo zakoresheje umunsi mukuru nabonye zishimye da ubwo nyine yo gura kwa kocho nege iyo numbi y'imbeba numbi ni wowe cyose man ko biriya biryo nabonye n'ubundi hasigayemo nk'uturayi tubiri wareka n'ubundi kurangije kurya ikigori mu kanya urukumva noneho tukagenda tupfubye cyangwa tukazifatamo abatishoboye nyine sibyo n'ubundi ndi kureba wabitaye ndahazi tugende tujye kumureba uje kumunyereka we komera cyane nakomeye amakuru ni meza umeze utera nice ko ndi kureba wicaye nk'umuntu ubabaye niko amahirwe yansekeye nyine byagenze bite ababyeyi banjye baragiye yo cyareka nk'uha agashati nyine nta kundi kureba nta n'imyenda ukigiye akira mani ese mani wowe nta kintu uramufasha ese mwana ugira ababyeyi se none ko utangiye kurira ubwo kumva aribyo umuntu ayitayeho ihangane imana ubwo natwe nyine imana izaduhemba cyangwa n'ubundi zaduhemba nimudashimye nyima cyangwa urorera ayo marira y'ingona na imana ubwo natwe nyine imana izaduhemba cyangwa n'ubundi zaduhemba nimudashimye nyima cyangwa urorera ayo marira y'ingona na